بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. mbere mbere ijambo naheraho ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ayo ni nayo magambo tuvuga iyo hari watabarutse بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. mbere mbere ijambo naheraho ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ayo ni nayo magambo tuvuga iyo hari watabarutse yaba ari umuyisilamu yaba atari umuyisilamu, nkuko biri mu gitabo cya fatawa za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ashimangira ko igihe cyose umuyisilamu agezweho n'inkuru yuko hari watabarutse abo umuyisilamu abatari umuyisilamu, turavuga duti inna lillahi, bisobanuye ati mukuri twavuye kwa Allah, wa inna ilayhi raji'un, kandi ni naho tuzasubira. Twavuye ku Mana kandi ni naho tuzasubira. Umuvandimwe yatabarutse Zizi cyangwa se Aziz, ngewe nakundaga kumuhamagara Zizi bitewe nuko muzi imyaka irenga 20 dusubiye inyuma uhereye aka kanya. Muziho ibyo wenda ndibuze kuvugaho muri no audio nari mfashe ngo ngire icyo muvugaho nk'umuntu twabanye simpaye, ariko nifuje ko ijwi ryanjye ryagera ku muryango we. Umunsi wa nyuma duheruka guhura ndabyibuka byari kwa Kadubiri, iduka rya Kadubiri ricuruza imyenda ya siporo hariya hejuru kuri Maison Trésor kwa Haji Isa. Icyo gihe ndabyibuka nari nagiye kugira imyenda mfata ya siporo, kugura imyenda ya siporo, ni nabwo twahuye, ni nabwo duherukana. Nyuma y'uwo munsi ntabwo nagize amahirwe yo kongera guhura nawe, niko kuza kumva inkuru yuko yatabarutse. Turamusabira ko Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamugirira impuhwe, akamugirira imbabazi, akamuha igihagararo mu kubasha gusubiza ibibazo byo mwumva. Ndetse kandi turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakuzuza urumuri imva ye. Ndetse kandi Allah yagura imva ye nk'uburyo yaguye hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba. Allah mushyire mu bantu bo mu ijuru, nicyo twamusabira. Nifuje kuba hari hadithi byibura navuga zigera kuri 5. Mvuga kuri nyakwigendera kuwa maze gutabaruka, Allah mugirire impuhwe. Hadithi ya mbere ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah, Allah mwishimire. Ikaba ari hadithi iri sahihi y'ukuri kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, yakiriwe na Ibn Hibban. Iyi hadith intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti khayrun nasi anfa'uhum linnas. Umwiza mu bantu n'ufitiye abantu akamaro kurusha. Umwiza mu bantu, umwiza kurusha abantu bose ni wa wundi bafitiye akamaro kurusha abandi. Uyu muvandimwe watabarutse abamuzi ikintu bose bahurizaho nuko yari umuntu uri social, yari umuntu uri social, yari umuntu usabana, yari umuntu bitari ba bantu biheza bakaba hari bonyine, ahubwo yari umuntu usabana na buri wese. Iki ngiki tukimuziho. Kandi ikindi, ahantu hose wasangaga habaye ikiriyo, habaye ibirori by'ubukwe, wasangaga bari hafi cyane gufasha abantu. Gahunda izari zose zahuzaga abantu wamusangaga ku murongo w'imbere, ari tayari kugira service akora. Ibi rero dushingiye kuri iyi hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igaragaza ko mu bigaragaza ubwiza bw'umuntu harimo umuntu usabana, ndetse akaba anafitiye abantu akamaro. Mpamya ko rero kuba uyu muvandimwe atabarutse hari icyo umma itakaje, hari icyo umuryango mugari utakaje, kuko yari umuntu wabaga ari tayari kugira icyo atangaho umusanzu mu maboko ye n'imbaraga z'ahantu hari hose. Hadithi ya kabiri ni hadithi igaragaza yuko umuntu uri sociale imbere ya Allah, imbere y'Imana, afite agaciro kuruta umuntu wiheza ntiyegera abantu. Ibi bishimangirwa na hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Umar. Ikaba ari hadithi nayo iri sahih, aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga iti al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Umwemeramana usabana na bagenzi be, agasabana n'abantu, akihanganira ibibi bimugeraho kubera gusabana n'abantu. Birumvikana kubana n'abantu, ukasabana nabo, ukabana nabo, ntihabura amagambo bavuga rimwe na rimwe gukomeretsa, ntihabura ibikorwa bagukorera bikagukomeretsa. Wa wundi ubana n'ibyo bikorwa akabyihanganira, agakomeza kubana n'abantu, ni mwiza imbere y'Imana kuruta wa wundi uhunga abantu. Umwemeramana
uri sociale ubana n'abantu agasabana nabo akihanganira ibi biri mu gusabana n'abantu, uwo nguwo imbere y'Imana ni mwiza kuruta wa wundi wiheza ntagire uwo yegerana nawe. Uyu muvandimwe rero watabarutse, iyi sifa nayo arayifite yo kuba yari umuntu usabana cyane. Sifa ya mbere twahereyeho ni uko yari umuntu ufitiye abantu akamaro. Ahabaga hari uwapfuye hose wasangaga ari ku murongo wa mbere kujya gutabara, mu buryo bwo gufasha abakeneye uburyo buzima iti ugasanga ari imbere, mu gushyingura, mu guterura ijeneza yabaga ari imbere. Iki cya kabiri ni ikijyanye no kuba ari umuntu wasabanaga cyane akabana n'abantu. Ikiro ni ikintu gikomeye cyane. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ishimangira ko umwemera abantu usabana ni mwiza imbere y'Imana kuruta wa wundi wiheza agahunga abantu. Hadithi ya gatatu nateguye ndi buvugeho kuri nyakwigendera rahimahullah, Allah mugirire impuhwe, ni hadithi nayo yaturutse kuri Al-Bara ibn Azib, Allah mwishimire. Ikaba ari hadithi iri muri Sunan an-Nasa'i, ikaba ari hadithi iri sahih. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti man tabi'a janazatan hatta yusalla alayha kana lahu min al-ajri qiratun wa man masha ma'a al-janaza hatta tudfana kana lahu min al-ajri qiratan wal qiratu mithlu Uhud. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi igaragaza ko umuntu uzajya gusarira umuntu witabye Imana akajya kumukorera iswala kamusengera, ukajya gukorera isengesho dukorera umuntu watabarutse, abona ibihembo bingana nk'umusozi wa Uhud. Muri hadithi havuzwemo ijambo qirat. Qirat abamenye barisobanura ba hadithi bavuga ko ari bingana nk'umusozi wa Uhud, ibihembo wandikirwa imbere y'Imana iyo wasengeye umuntu wapfuye. Ubona ibihembo bingana nk'umusozi wa Uhud. Abagiye i Madina umusozi wa Uhud mwarabonye ukuntu ungana, ni umusozi muremure kandi mugari. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iti n'umuntu uzajya gutabara watabarutse akamusengera iswara y'ijeneza, akajya no kumushyingura, agaherekeza ijeneza kugeza ku marimba akamushyingura, abona ibihembo bingana nk'imisozi ibiri ya qirat, ariyo misozi ibiri ingana nk'imisozi ya Uhud. Uyu muvandimwe watabarutse ibi ngibi abantu bose babyemeranyaho ko mu bijyanye no gusarira abantu bitabye Imana, mu bijyanye no gutabara ku marimbi yabaga ari imbere. Ibiro ni ibihembo yabonaga by'iyi misozi n'imisozi n'imisozi. Wa idhalika Abdullah ibn Umar wakiriye hadithi aratubwira ati twaje kumva iyi hadithi, kumbe muri twe harimo abantu bagendaga biguru ntege mu gusengera wapfuye no kujya guhamba, dusanga twaratakaje amahirwe yo kubona ibihembo by'imisozi n'imisozi myinshi. Iyo nayo ni riwaya ya Abdullah ibn Umar agaragaza yuko bari baracikanywe n'ibi bihembo byo gukorera isengesho wapfuye no kujya gushyingura wapfuye. Uyu rero Zizi abamuzi nuko yabaga ari imbere mu bijyanye no gukorera isengesho wapfuye ndetse no kumarimbi yabaga ari imbere. Izi ni thawabu atahukanye wala shakka kuba muzi barabizi. Allah komeze amwagurire imvaye. Hadithi ya kane nateguye ndi bumuvugeho ni hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Ikaba ari hadithi nayo iri sahih y'ukuri iri mu gitabo cya Muslim. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iravuga iti haqqul muslimi ala al-muslimi sittun. Ukuri umuyisilamu afite kuri mugenzi we ni ibintu bitandatu. Bisobanuye ngo mu bintu ugomba kurangwa nabyo kuri mugenzi wawe umuyisilamu ni ukubahiriza ibintu bitandatu. Bisobanuye ngo umuyisilamu agufiteho ukuri ku bintu bitandatu ugomba kubaha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam icyambere iravuga iti idha laqitahu fasallim alayhi. Nuhura n'umuyisilamu mugenzi wawe umutorera salamu. Uko ni ukuri kwa mbere umuyisilamu agufiteho mugenzi wawe. Ibi ngibi nge Zizi mu bimuziho. Iyo mwahuraga yahitaga atora salamu, niyo wayimutoreraga arayikirizaga. Icya kabiri Rasul atubwira wa idha da'aka fa ajibhu. Umuyisilamu naguhamagara jya witaba ubutumire bwe. Abazi Zizi babanye nayo barabizi. Iyo wamuhaga ubutumire ku kintu cyari cyo cyose, biba ari umupira, biba ari ubukwe, biba ari iki, yabaga ari imbere. Kwitabira ubutumire ni ibada. Harabazi ko ari ikintu kiri aho ngaho gusa. Iyi ni ibada, ni ubwoko bw'isengesho mu Buislamu dufite. Hari na thawabu zabyo, hari ibihembo ku Mana ubona. Icya gatatu wa idha stansahaka fansahu. Ndetse Ubuislamu nakugisha inama ujye umugira inama. Ababanye na Zizi nabyo mpamya ko babizi. Iyo mwaganiraga yari umuntu uganira, mwanaganira agatanga ibitekerezo. Ibi byose ni zimwe muri maadin zihambaye cyane mu Buislamu iyo umuntu arangwa nazo. Icya kane wa idha atasa fahamida Allah fashammituhu. Umuislamu nanone igihe yitsamuye akavuga alhamdulillah uramwikiriza ukamubwira uti yarhamuka Allah. Icya gatanu wa idha marida fa'udhu. Umuislamu igihe arwaye agufiteho kuri kugomba kumusura. Zizi nge muzi nanone kera
mbere y'imyaka nka 15 muri za 2011 2010 CHK mu gitondo ku cyumweru. Icyo gihe nabaga mfite inyigisho ntanga muri iyo myaka za 2011 12 twagiye gusura abarwayi mu kigurupe kinini cy'urubyiruko rw'abayisilamu Nyamirambo. Uburanga bwazizi n'ubu buranga rukira bwabaga buri imbere mu guterura amata, mu guterura imigati, twinjira mu masare y'abarwayi. Ibyo byose izi nazo ni fadila za nyakwigendera. Gusura umurwayi. Icya gatanu Rasul atubwira sallallahu alayhi wasallam muri hadith, wa idha mata fatba'ahu. Nanone umuyisilamu agufite ukuri kuyapfuye umuherekeza ugaherekeza ijeneza ye, umurambo we. Ibi twabivuzeho ko zizi yabaga ari imbere mu guherekeza ababaga bitabye Imana ku marimbi. Hadithi ya gatanu nateguye ndi bumuvugeho nyakwigendera rahimahullah ni hadithi yaturutse ku musahaba Abu Huraira. Ikaba ari hadithi iyi ngiyo n'umwihariko kuko hari uwavuga abantu iyo umuntu yapfuye bavuga amagambo atandukanye. Hari n'igihe bajya muri commentaire ngo asize iki, ese yarubatse, yarafite inzu, yarafite byibura kabanza, hakaba n'abatangira gukerenza umuntu wapfuye wenda nta kintu afite kigaragara asize cy'ubutaka. Ibyo tureberaho ubukire mu buzima bwa buri munsi. Njuko nari muzi n'ubuzima twabanyemo kuko iyo yazaga imbere yanjye nkuje imbere ya Sheikh we, yarananyubahaga. Allah mwishimire disi, ntabwo ari uko ushaka ibyubahiro cyangwa icyo, ariko iyo nayo ni sifa kuko hari abantu batubaha mu buzima bwabo. Njuko nari muzi yari muri babasilamu babayeho bwa buzima buciriritse. Ubuzima buciriritse twese twabuzi. Hari uwabuhera avuga ati imyaka maze ishobora kubigera kuri 40 ku isi, wenda birashoboka, agasiga wenda nta nikabanza, nta n'ubutaka, nta n'inzu, akamukerenza. Iyo ni hadithi nateguye isubiza iki ngiki. Hadithi iravuga iti yadkhulu al-fuqara al-jannata qabla al-aghniya'i bi 500 sana. Abakene bamwe tubona ko ari abakene mu buzima bw'isi, ku munsi w'imperuka bazinjira mu ijuru mbere y'abakire. Hacemo imyaka 500 abakene bageze mu ijuru, abakire batararigeramo. Ini hadith y'ukuri kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ikaba ari hadith yakiriwe na Tirmidhi na Nasa'i bose mu bitabo byabo na Ibn Majah, kandi ikaba ari hadith iri sahih no mu gitabo cya Ahmad irimo. Ishimangira ko abakene dusuzugura, uwo wabona wese ukabona yuko ari uwo hasi, uriya ku munsi w'imperuka naba ari umukene, yaravuye ku isaro umukene, azajya mu ijuru haceho imyaka 500 abakire babone kurijyamo. Bimwe mu bisobanuro by'iyi hadith wenda ntabwo nshaka ko tuyijyaho cyane, ifite ibisobanuro byayo naranayisobanuye mu gitabo cya Riyadus Salihin. Nuko harimo ko buri kutunga byinshi ku isi ugatunga ibya mirenge, ni nako urubanza ruzaba rurerure ku munsi w'imperuka, kubera ko ntawe uzashingura ibirenge imbere y'Imana nkuko biri muri hadith atabajijwe ibintu bine. No muri byo harimo buri giceri cyose watunze hano ku isi, buri mutungo winjije, aho wawukuye naho wawukize, aho wawuspendinze. Ntabwo rero ruzaba ari urubanza rworoshye ku mukire. Ni nayo mpamvu umukene ntabyo azababazwa byinshi, urubanza rwe ruzihuta cyane. Turasabira nyakwigendera yuko Allah yamuha ijuru kandi agashyira urumuri mu mva ye, akagura imva ye, kandi Mwenyezi Mungu ibi bikorwa tuvuze kuri nyakwigendera abigira impamvu yuko abamarayika bazajya bamusura amanywa n'ijoro bamuzaniye amatunda mu matunda y'ijoro, ari byo twita naimul qabr. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbithu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kandi umuryango we mwihangane namwe, mwihangane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.